Yesu yarabyihanganiye. Igetsemane ngo biramuremerera ngo nuko ahangaha ku murongo waho batubwiye ku murongo wa 37 ngagena na bene Zebedayo bombi atangira kubabara no guhagarika umutima cyane ngo maze arabwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica mugume hano mubane maso nanjye. Yesu yari afite agahinda kenshi kenda kumwica. Saka agahinda karakiki gene muri Yesaya 53 turebe agahinda yari afite icyo kavagaho, turebe aho katurukaga. Ese ni ku muntu yari yibye, n'uwo yari yagiriye nabi, ese ari umugore ndere yatwaye, oya rwose muri byo yaravuze ngo yari ukiranuka mu isi hose, nta cyaha na kimwe yari yarigeze akora. Ariko akagahinda impamvu yako yakagize dore n'ingi y'umuhanuzi w'Imana Yesaya yahanuye muri Yesaya 53 baranditse ngo ninde wizeye twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde ko yakuri imbere nk'ikigejigeji nk'igisi cy'umurira mu butaka bwumye. Niyo yari afite injuzo nziza cyangwa igikundiro kandi ubwo twamubonaga niyo yari afite ubwiza bwatumaga tumwifuza. Nguko uko Yesu yaje muri iyi si. Efeso baravuze ngo yafashe akamero k'umugaragu w'imbata, ntabwo yafashe aka bosi we. Akamero k'umugaragu none ni umugaragu w'indi mbata. Ariko mvuga rwego umuntu ni imbata none afite umugaragu yombasa nayo ifite umugaragu. Yesu yaje muri iyo shusho y'uwo mugaragu w'imbata, afata akamero k'umugaragu w'imbata ariyoroshya ngo yakuri imbere nk'ikigejeje nk'igishyitsi cy'umurira mu butaka bwumye. Imbuto igiye guturuka ahantu hatayishaka haraturagurika hagaturagurika, ariko umuntu ubutaka bwumye butari buyikeneye. Yavukiye mu isi baramwanga, ntabwo bamukundaga. Yatungukiye mu isi mwanga, cyari nk'igishyitsi kiri kumburira mu butaka bwumye. Ngo nta nubwo yari afite ishusho yatuma abantu bamwifuza bamutangarire. Muri wajya abona cyangwa uzavuga ati dore umuntu mwiza. Oya, yari afite ishusho iciritse nk'iy'abantu basanzwe. Wa muntu ureba n'umubonamo igitangaza nuko Yesu yabonetse muri iyi si, kandi nta yindi mpamvu kwari ukugira ngo dukire. Mwibuka tuzirikanisha ngo tumaze gusoma ngo Yesu arabwira ngo mfite agahinda kenshi kenda kunyica. Tugiye ku agahinda karaki yagaterwaga n'iki? Murongo wa 3 ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yesu yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Niba harigeze usuzugurwaho n'umuntu uzi ko gusuzugurwa bibera, ariko ibyo byari birenze biriya, kuko harugira gusuzugura n'abakubaha. Ariko ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu bose. Ngo yari umuntu w'umunyamibabaro muri iyi si. Umva, umunyamibabaro baranditse ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Umunyamibabaro, umuntu wamenyereye intimba, umuntu wamenyereye kugeragezwa, umuntu wamenyereye kwangwa n'abantu. Ngo yasuzugurwaga nk'umuntu abandi biba amaso, undi afite umumaro, afite agaciro, abantu bose biba amaso. Ngo kandi natwe nitumwubahe. Ese ibi byose ni ukubera iki byamubagaho? Baranditse ngo ni ukuri nimba zacu nizo yishyizeho. Haleluya. Inimba zacu nizo zatumye amusuzugura. Inimba zawe, inimba zanjye nizo zatumaga bamusuzugura, bakamwima amaso, akangwa n'abantu bose. Nizo zatumaga agira agahinda kenshi kakenda kumwica. Ngo ni ukuri inimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutegereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitanishwa n'imibabaro. Abantu uyu munsi bumva ibya Yesu bavuga ngo yo mbega umuntu warenganye, ariko abayuda n'abagome we baramuhemukiye. Ntabwo ari abayuda n'abaroma, ahubwo ni ibyaha bye wakoze, ni ibyaha byanjye, ni ibyaha byacu. Nawe wari uhari nubwo utari uhari fizikali iboneka, ariko ibyaha byawe byari biriyo. Uko ngo guhera ku muntu wa mbere kugeza ku muntu wa nyuma uzaba ku isi, ibyaha byose bye byashyizwe ku bitugu byiwe, byari bimuremereye. Ariko abantu ngo babone ko ari nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Ariko ntabwo yarahitamishijwe n'imibabaro n'agahinda k'ibindi bintu, ni ibyaha twakoze. Hepfo baranditse ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Ubona ko agahinda aho kari guturuka, ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Ibyaha bya kamere mbi y'umunyacyaha ikurimo niyo yacumitiwe.
niyo yacumitiwe nta kindi yacumitiwe, ni ukubera ibyaha ukora, ni imivugire yawe yanduye, ni ibitekerezo byawe byanduye, ni ukunegurana kwawe, ni ugutukana kwawe, guhamagaza abantu ibitutsi, ibyo ntibyo yapfiriye, agasuzuguro, kutubahana, ibyo n'ibindi ntabashije kurondora, ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Kandi ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Imana ihabwa icyubahiro. Igihano kiguhesha amahoro kiri kuri Kristo Yesu, kandi iyi mibyimba ye niyo adukirisha. Amaraso ye mu gahinda, mu makuba, mu gukubitwa, aho twiyo tuhageze, nubwo umwana w'Imana ahababariye, twebwe tuhabonera amahoro, tuhabonera agakiza. Imana ihabwa icyubahiro. Murongo wa gatandatu, ngo twese twabaye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese, nta n'umwe uvuyemo. Twese ibyacu arabimukoreza, abimushyiraho, nta n'uruhare na rumwe yabigizemo, kugira ngo tutarimbuka. Haleluya. Kugira ngo tutarimbuka, niyo mpamvu Imana ari gukora ibi byose, ahubwo duhabwa ubugingo buhoraho. Ngo yararenganye ariko yicisha bugufi. Baramurenganyije, bandi twaramurenganyije, ibyaha byawe warenganyije Yesu ariko yicisha bugufi. Impamvu amurenganyije ni uko ari ibyaha bye byamurenganyaga, n'ibyatumaga yicwa, n'ibyatumye akubitwa, n'ibyatumye guhera umwana muto ngo yari umuntu wangwa n'abantu bose, ngo yari umuntu abari bima amaso. Uzi ko umuntu yakuze no mu mibare ajya gusa nk'iyo gake, na n'umwe ahagaze aho Yesu yagareje, akura yarahungabana, atinya abantu bose, kuko umuntu wese abacira hasi, ntamuvuga neza. Na Yesu nuko yakuze, yangwaga n'abantu bose, kandi ngo bamuregaga nk'umuntu abandi bose bima amaso. Umuntu usuzuguritse, uciye, ibyo byose nta bindi, ni akarengane k'ibyaha wakoze kari kumurikaho. Ariko Yesu arabyihangana, ngo yararenganye yicisha bugufi, niyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama ishikera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Ntabwo yabyivovoteye, ntabwo yafashe umwanzuro wo kutureka, naho yasenze muri Luka, haratwa turi muri Matayo 26, avuga ngo Yesu, Mana we, nabishoboka iki gikomba cy'indege, yahise ahindura isengesho, aba ngo bye kubuko nshaka, ahubwo yuko ushaka. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo Imana ashaka nta bindi, ni ukugira ngo batarimbuka, ahubwo bahabwa ubugingo buhoraho. Kandi nta yindi nzira byari kunyuramo, ni ugutanga umwana wayikunda cyane w'ikinege, kugira ngo umwizeye atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ubwo nibwo bwari ubushake bw'Imana, kandi uyu munsi nibwo bushake bw'Imana. Umurongo waho wa 8, ngo guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Guhemurwa, gucirwaho iteka ry'ibinyoma nibyo byamukujeho. Ngo mu gihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro byabo ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha. Yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke, ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Nshuti yanjye, muvandimwe, Uwiteka yashimye kumushenjagura kubera ibyaha byawe. Uwiteka yaramubabaje kubera ibyaha wakoze, aho Yesu ngo bye kubuko mbishaka, ahubwo nuko ubishaka. Imana yarabyemeye, arashenjagurwa. Imana irabyemera, arakubitwa kubera biriya byaha byawe, biriya mirimo mibi ugenderamo, uwo mutima wa kamere wavukanye. Umuntu ashobora kuba ari nta ngeso nziza, ariko n'abangeso nziza bakwiriye kwihana, kuko ufite umutima wa kamere, nubwo bugaragara ko inyuma uri mwiza, ariko umutima wa kamere urimo kugira umwanzi w'Imana, kandi utuma utumvira amategeko y'Imana. Nubwo wagaragariza imbere y'amaso y'abantu, ariko wanezeza abantu, ariko ntiwanezeza Imana. Imana yaramushenjaguye, iramubabaza kugira ngo ubone ubugingo, kugira ngo utarimbuka. Uwo ni wari umugambi w'Imana. Yaramubabaje, iramushenjagura kugira ngo unarimbuka, kugira ngo utarimbuka. Kandi ngo ubwo ubugingo bwe buzitamba igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro. Imana ishimwe.
nawe uyu munsi we mu rubyaro rwiwe. Nanjye ndimo ndabyifuza Imana ngo inkomereze muri uwo murongo. Baravuze ngo azabona urubyaro, yego ngazarama, ibyo Uwiteka ashaka bizasozwa neza n'ukuboko kwe. Ngazabona ibituruka mu bisa by'ubugingo bwe bimwishimishe, haleluya, bimuhaze. Umugaragu wa gukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngazabona ibiva mu bisa bye bimwishimishe. Yesu Kristo yihanganiye ibisa by'umubabaro kugira ngo akubone, kugira ngo abashe kumbona, kandi ibyo azabona bikazimwishimisha. Ni igihe nzaca bugufi munsi y'umusaraba, nkamanika amaboko nkavuga ngo Yesu wenda byemeye, nemeye ibyaha byanjye n'imirimo yanjye mibi, ciye bugufi nakwinginze ngo umbabarire, mpindurira amateka. Ibyo bintu biturutse mu bisebye, biturutse muri za nkoni, mu mibabaro, kwambikwa amahwa, kwambikwa ubusa, gusuzugurwa, ibyo ni ibisebye. Nk'uko umubyeyi agira ibise agiye kubyara, ibyo ni ibisebye. Imana ishimwe ko ari abagabo n'abagore yabonyemo. Ndinginga Imana ngo n'uyu munsi yongere kubona abagabo n'abagore muri ibyo bisebye. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi ngo benshi bazaheshwa gukiranuka no kumumenya. Imana ishimwe. Benshi bazaheshwa gukiranuka no kumenya uwo nguwo wabitambiye. Batubwiye ngo Imana yaramubabaje, yaramushenjaguye, ibyo byose yabyemeye kugira ngo ngewe nawe twe kurimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Hariya muri Matayo 26, Yesu ngo yakomeje gusengana kuko ari Getsemane, agahinda gatangira kumwica, umutima urababara cyane, wenda guturika, ngakomeza kwinginga Imana agira ngo Mana abye kuko mbishaka. Yageze aho abishwa aravuga tumva umutima niwo bikunze, ariko uyu mubiri ufite intege nke. Nanjye ndumva nabireka, nekereje ibintu bigiye kumbaho, nanjye ndumva namarika amaboko nkisubirira mu ijuru. Umubiri ndumva wacitse intege, ariko umutima ukunze gucungura umuntu kugira ngo batarimbuka. Imana ihabwa icyubahiro. Ahubwo nibanyizera bazahabwa ubugingo buhoraho. Yesu akomeza kubyihanganira, akomeza gusenga ngo bye kubukwa ndi kubishaka, ahubwo kubishaka. Wagarutse kubigishwa basanga basinziriye, bagezeyo havuga atari ko sibi n'ibiki, ubu ni mwakihanganira kubona nanjye amaso nibura n'isaha imwe. Ati nyabuna nimugira ngo uyu mubiri nambaye nanjye urabikunze. Oya ntabwo bikunze, nanjye ndumva nabireka, ariko nyabuna nitubane maso. Ngo Yesu asubira gusenga, ngo umubiri ngo yagiye uruma, ngo akajya avugisha iminwa ye imeze nk'iyumye nk'igiti, ngo akajya ava ibitonyanga binini cyane ngo bimeze nk'amaraso. Kubera uburemere bw'ibyaha by'umuntu byari bimuremereye, Yesu yageze ava ibitonyanga bimeze nk'amaraso. Ng'imitsi mito turikijwe n'uburemere yari afite mu mutima we kubera ibyaha by'abantu byari bimuriho, n'ibyaha byari bihari. Ufite urubanza ku mutwe rw'amaraso y'umwana w'Imana, nutemera kubera icyo gihe azagucira urubanza. Icyakora Imana ishaka ni ukugira ngo batarimbuka, ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukugira ngo bamwizere uwo mwami w'abami, ni ukugira ngo twemere Kristo Yesu atubere igitambo, binyuze mu bisebye, binyuze mu mabara yiwe, tubashe kubonera agakiza mu bisebye. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu akomeza kwihanganira imibabaro, ngo yari yumye, ngo ibiti byonyine ntibyabashaga guha umuyaga. Reba nawe ijoro ryose apfukamye asenga, yari amaze iminsi 2 atarya. Ubwo ngo yareze kukurya igihe bari bari mu cyumba cyo hejuru, bari kwitegura Pasika, kandi ya Pasika yagiye gutanga nta yindi yari ya Kristo Yesu. Nubwo abisi bari bazi ko ari Pasika isanzwe yo bari bamenyereye, ariko umwana w'Imana yaragiye kwitamba kugira ngo abamwizera be kuzarimbuka. Yesu yari mu gasama k'Getsemane asenga ijoro ryose, asenga ananiwe, ntabwo yari gusinzira, ntibyari gushoboka, kuko yari yikoreye umutwaro umuremereye cyane. Ntabwo yari kumukundira no kugoheka, ngo maze ngo igihe yari kwinginga Imana ayisaba, ngo Satani araza aramujyana mu bitekerezo bye. Hangatano ugiye gupfira ntibakwitayeho. Ubu ngubu iri joro uri gusenga hano, ariko bari kwitegura ukuntu bagiye kuza kugufata. Bo bariryamiye, barazirwa no kugufata no kugukubita. Ngo maze Yesu ngo ntibyamuciye intege, aravuga ngo hari niba bishoboka mwami iki gikombe kindenge. Ariko ngahita ahindura isengesho, aravuga ngo bye kubuko bishaka, ahubwo kubishaka. Ngo maze ngo marayika amanuka mu isi, ngo amwongere intege, ngo aramubwira ngo nubwo
bazakwihakana ariko turabona hari abahungu n'abakobwa bazizera kubw'amaraso yawe turabona hari abantu bazemera kuhara ibyaha byabo byose kubw'uyu musaraba turabona hari abantu bazemera kwemera bagahinduka ibicibwa turabona ba Petero bazakwihakana hari igihe bazavuga noneho nimutubambe ibicuri turabona abantu bazakwihakana imbere ahangaha bazemera kukwemera kandi n'iri tsinda ryacu Imana yararibonye abantu b'Imana yabonye ko hari abantu bazumva ijambo ry'Imana hakagira abapama bakaryemera niyo mpamvu babaye gatatu banditse ngo yihangane isoni z'umusaraba kubera ibyishimo byamushyizwe imbere ibyo byishimo nta bindi ni weho ndetse nanjye igihe tumwemeye kandi tukamwiyegurira Imana ihabwa icyubahiro ngo Yesu akimara kumva ibyo yarakomejwe ariko tunaho niba ari umunyabyaha ngiye kumupfira ngo Yesu ahaguruka aragenda abwira abigishwa bati noneho ubu nimwisinzirire agakiza k'umuntu kamaze kuboneka abigishwa bakangutse babona ukuntu yabaye ngo yarahindutse nk'unabi cyane kubera ko ngo amaso yari yahindutse yari yuzuye agahinda yagaragara nk'umuntu uremerewe cyane ngo bagira ubwoba bahita bakanguka uwo mwanya igitero kiyobowe n'intumwa yiwe Yuda cyari cyahageze ngo maze Yuda ngaraza mugambanyirisha kumusoma umwana w'Imana bahise bamufata mu maboko bayazirikira inyuma batangira kumukubita batangira kumubabaza ijoro ryose bagiye bamukubita abigishwa be nk'uko byavuze ngo umwungeri yavuze gukubitwa intama zisandare bose bahise babura hasigaye ngo Petero na Yohana ngo Yesu yarengaga Petero ahinguka urumva umuntu bari kumwe Yesu ari kuri uriya musozi intumwa yavuze ngo no mu rupfu turagira nayo iri kuw'inyumiyo Yesu byaramukomere nabyo kubona abantu bari imyaka 3 basangira ubusa barana mu mashyamba bubonye ibintu bimubayeho umwe acukwa n'undukwe yamenye ahantu banyuze ariko arabyihanganira bavuga ngo Imana yaramubaje yaramushenjaguye kandi nta kindi yabikoreye ni ukugira ngo tubone ubukiko kandi ngo tubone bwinshi Imana ishimwe Yesu arabyihanganira ngo baramujyanye bamuruhukiriza kwa Ana ngo niwe wari umutambyi mukuru ngo maze ngo bamugahejeyo barahamushinyagurira barabyanditse no muri igitabo cyo muri Matayo wenda reka tugerageze gusoma ntabwo nakunze gusoma cyane ko byose biri muri Bibiliya kubera igihe kigufi dufite ariko reka aho twasoma hano muri Matayo 26 aho bafashe Yesu hano ku cyicaro cya 26 ku murongo waho reka wenda tujye ku murongo 36 itite yavuze ngo abatambyi bacira Yesu urubanza rwo gupfa ngo umutambyi mukuru abyumvitse atyo ashishimura imyenda ye ese n'ibiki yari yumvise reka dore ku murongo wa 64 ngo Yesu ubwo umutambyi yaramubajije kuri 32 ngo umutambyi mukuru arahaguruka aramubaza ati niwiregura na hato niwumvise ibyo aba bakureze Yesu aricecekera umutambyi mukuru aramubwira ati nkurahije Imana ihoraho tubwire niba ari wowe Kristo umwana w'Imana Yesu aramusubiza ati wakabimenye kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye buryo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru umutambyi mukuru abyumvise atyo ashishimura imyenda yati arigereranije turacyashakira icy'abagabo dore noneho mwiyumvire kwigereranya kwe muratekereza iki baramusubiza bati akwiriye kwicwa nuko bamucira amacanjwe mu maso bamukubita ibipfunsi abandi bamukubita iki bati duhanurire Kristo nindi gukubise Imana yaramubabaje yaramushenjaguye uku gukozwa n'isani bimubaho kugira ngo ubashe gukira bamukubita iki bamukubita ibipfunsi bamucira amacanjwe nta kindi azira kubera ibyaha wakoze nta kindi arenganirizwa kubera imirimo yawe bibugenderamo Yesu arabyihanganira Yesu arabyihanganira ngo nuko bakomeza kumurenganya bamuvanya kwa Ana bamujyana kwa Kayafa naho bamukubitirayo bamugirirayo nabi bamukuye kwa Kayafa bamujyana kwa Pilato ngo bamuzeminde mu gitondo cya kare haranga ati imbo hitumye n'iryamira ngo buke ngiye kugenda mpite mucira urubanza mpite nisubira kuryama ntabwo ari bumbuza ibitotsi ngo agitunguka ngo yabonye ari imbo ifite amahoro imbo hituje imbo igaragaza kubabarira mu maso yayo ngo yumva umutima ukozweho arabanga mu mbaye zose nafashe nibo bwa mbere nabona imbo imeze gutya kuko imbaga zazaga niba ari ikijura cyabaga gicunga kivuga ati mbonye akitoga ahita mbabura bahita bambura nahita ncika ndebye mbonye nuko mbese babaga bafite amahane babaga barwana babaga bashaka gucika ariko abana bashoreye imbohe ituje imbohe yihanganye imbohe iri kubabarira itarakaye idafite amaso yabaye umutuku itareze
kwihangana no kubabarira biramutungura. Ahita ati mbese uyu muntu ni ikihe cyaha afite? Babiri byo kumushinja. Baratangira bati uyu ntabwo ajya asiba gutuka hera, yirirwa tukahera bukira. Uyu nguyu yaravuze ngo yasenga udusenge, ngo yasenye urusengero rwacu ngakarwubaka mu minsi 3. Maze ngo Pilato abyitegereje yumva nta rubanza ruhari, yumva ni ishyari ry'Abayuda, ntabwo burya bari Abayuda ngo byari ibyaha byawe. Maze aravuga ati rero ese ubundi umuntu ni uwahehe? Ati ni uw'igalilaya. Ati ni byiza, mumujyane i Galilaya kwa Herode. Bahise bamwirukankana. Utekereza ibintu neza muntu w'Imana wicaye ahangaha, wowe uri kumva aya magambo, reba bamukuye mu ishyamba yarasenga buracya. Ari wararukaniye bugacya utagohetseho na rimwe. Umuntu wanabigerageje umunsi wose anose wicaye urasinzira. Noneho ntabwo yarakanuye gusa ari mu nzu, yaraye ku musozi mu mabuye, mu mbeho, mu mibu. Noneho ntabwo byaribyo gusa, yararemerewe n'umutwaro w'ibyaha by'abantu bose. Noneho bamukuye bamwirukankana, hambere kwa Kayafa, kabiri hambere kwa Ana, kwa Kayafa, kwa Pilato. Bavuye kwa Pilato birukankanya bajyana i Galilaya, bageze naho bagaruka biruka, bagarutse kwa Pilato. Izo ngero zose kereza ko bamutegeraga, baramukunze se, bagendaga bakubita inzira yose. Umva ubwo buremere bw'urwo rugendo. Noneho reba kuva ngo bari i Yerusalemu bajya i Galilaya, ni kuva mu karere ujya mu kandi. Bagendaga bakubita inzira yose, bamuvugaho ngo amagambo mabi y'urukozasoni. Bati ngaho yegize umuyobozi, yegize umutegeka, nagira icyo akora yikize. Bagenda bavuga amagambo, bavuga ngo Imana yaramubabaje. Nuko yabyemeye. Rero se Imana itabyemera byari kuba? Yarabyemeye, iramubabaza, iramushenjagura, kandi nta kindi byabereyeho ni ukugira ngo utarimbuka. Imana ishimwe. Umugambi Imana wundi wari kugira ngo utarimbuka. Itagahinda kuzava muri amaboko akiza ukarimbuka, kandi Imana yarambure kugira ngo igukize. Yesu arabyihanganira. Bamugarura kwa Pilato, bamuvanye kwa Herode. Bageze kwa Herode, Herode aravuga ati ndatomboye, narahoze nibwira ibyankuba bihuye n'ibya Yohana, ngaho cyo ngaho manturira, mbwira ibintu by'ibitangaza, kora imirimo nkubone. Ngo Yesu aramwihorera. Umaze ngo arangije Herode ngo yiyambura ngo umwambaro ngo w'umuhengeri yari afite, ubundi ngo arawumwambika. Ngo maze ngo baramushinyagurira, ngo bamwambika, ngo bafata ikamba, ngo bafata igiti cy'urubingo, ngo bakimukubita ku gahanga, ubundi baramufukamira ngo ni amahoro mwami w'Abayuda. Umva ku gashinyaguro. Bamwambika ikamba ry'amahwa, mu gihe abandi bambika amakamba y'izahabu. Wewe ngo bamwambika ikamba y'amahwa, ngo ubundi ngo bazana urubingo baramukubita mu gahanga, ngo baramurambara ngo ni amahoro mwami w'Abayuda. Tekereza ku gashinyaguro. Ibyo byose nta wundi byaberagaho, ni ukubera ibyaha wakoze, ni ukubera imirimo yawe mibi. Maze ngo Yesu arabyihanganira, bamugarura kwa Pilato. Bamugarura Pilato aravuga ati se iyi mbohe nayirokorane ko n'umugore ngo yaramuhanze, aramuga ati njye naraye ndose umuntu uraza aho ngaho, ni umukiranutsi, ni inzirakarengane, ntugire ikintu umukorera. Ngo cyakora ngo bahageze, ngo Petero ngo yari afite umugisha yuko ngo hari n'imbohe yitwa Baraba. Aravuga ati uko umwaka utashye nkunda kubabohera imbohe imwe, ngiye kubahitisha Mari Yesu na Baraba. Icyo nicyo barahitamo Yesu. Uko Yesu uyu nguyu yajya ababyukiriza abana ku buriri bapfuye. Yesu yajyaho umurimo zabo zigataha zibona, yajya agize ibipfamatwi bikongera bikumva, yajya abyutsa amaze imyaka 38. Uko biri kose imirimo myiza yabakoreye. Hari nawe numvishe ngo yahagije imitsima, naho uyu Baraba ni umugome, ni ikijura ruharwa, yarabazengereje, abafatira abagore ku ngufu, abacukurira amazu. Uko biri kose nimba hitisha hagati ya Yesu na Baraba, bari buze guhitamo Yesu. Ariko ngo imyuka mibi y'abadayimoni ngo yari yuzuye mu bantu, ngo kugira ngo ibashe kurwanya umwana w'Imana. Ngo igihe bari bamugaruye, ngo Pilato arabwira ati ahangaha dufite imbohe mbi igibagirira nabi, kandi nkuko mubizi nyabaho uburenganzira ku mwaka utashe mwabohorera imbohe imwe. None hagati ya Baraba na Yesu mbabambire nde? Mbabohorere nde? Ba bantu bari ibiragiye Yesu akagobotora indimi zabo, baravuze ngo mubambe Yesu mutubohorere Baraba. Ibintu biteye agahinda kandi bikomeye. Abantu yari yaragiye abyukiriza abana ku bitanda bapfuye, bati nimubambe Yesu mubohore Baraba. Maze ngo arangije ngo Pilato agira ngo nagabyumvishe neza, ngo ese ngo uyu Yesu witwa Kristo ndamugirane. Baravuga ngo nabambwe.
ngo Pilato yumvishe bimutangaje ngo azana amazi akarabira ibirabo batumva aya maraso ye azabarwaho mwebwe n'abana bacu baterajuru bati azatubarwaho twebwe n'abana bacu. Uyu munsi ayo maraso nawe akuriho kuko ngo byari ibihugu yari imihanda yose yateraniye aho hantu. Uyu munsi ufite amaraso, urubanza rw'amaraso y'umwana w'Imana ruri ku mutwe wawe. Nutemera aya maraso ngo kubera icyogesha muvandimwe wanjye, aya maraso ari buze kugukoraho. Batera hejuru bati aya yo azatubarweho twebwe n'abana bacu. Ngo maze ngo Pilato yongeye kuri kindi yakora ngo aramubaha ngo bahere ubwo bamukubita ngo baramukubita ngo baramukubise bamukubita inkoni z'uburyo bubiri. Hariho inkoni ngo yitwaga inga n'indi yitwa sikoropiyo ngo zose bazikoresheje bamukubita. Ngo inkoni ngo yitwa inga ngo ari inkoni ngo yabaga ifite nguruntu ngo bakubitaga ngo mu mubiri w'umuntu ngo bakubita mu mubiri ikomokara n'inyuma n'inyama. Umwana w'Imana niyo nkoni bamukubitishije baramukubise ngo umubiri wose uhinduka inyama zigwa, ariko arabyihanganira kugira ngo utarimbuka. Mutekereza yuko ikiguzi cyatanzwe kugira ngo umuntu arokoke cyari cyoroheje? Ntabwo cyari ikiguzi cyoroheje. Niyo mpamvu nawe utagomba kubifata nk'ibyoroheje ngo wumve ngo ni ibintu uzabona kukuririmba neza. Ibyo se bihuriye he? Ngo wumve ngo ni ibintu uzabona ngo nuko ngo uzi kubwiriza mu idini neza. Ntaho bihuriye na hamwe. Baranditse ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye nibo yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari abantu baririmbye neza, si n'abantu bazi kuyoboka amadini neza, ni abamwemeye ubundi bakizera izina rye. Yesu arabyihanganira, yihanganira imibabaro. Ngo iyo nkoni ya sikoropiyo nabo barayimukubise ngo umubiri wose bamuhindura inyama zigwa. Ngo ubundi ngo bamaze kumukubita ngo bazana igiti cy'umugogomo ngo bari bateguye cy'umusaraba ngo bakimushyira ku bitugu. Tekereza nawe, ni wa muntu waraye ijoro ryose asenga atagohetse na rimwe, none yaremerewe n'imitwaro y'ibyaha byacu twakoze, none ngo yaramaze n'iminsi 2 atarya atanywa. Ni umuntu bazinduye mu gitondo cya kare bamwirukankanye kwa Hana, bamujyanye kwa Kayafa, bamujyanye kwa Pilato, bamugaruye kwa Herode, bamugarura kwa Pilato. None arunzeho izo nkoni zose bageretseho kumukura igiti cy'umusaraba. Umwana w'Imana ngo icyo giti cy'umusaraba ngo yadandabiranye nacyo ngo yikubise hasi inshuro 2 amera nk'upfuye kubera uburemere bw'umusaraba. Narasomye mu gitabo cyitwifuza ibihe byose ngo Yesu ngo yikoraga icyo giti cy'umusaraba ngo ubundi ngo akikubita hasi ngo baravuze bati ese umuntu ubundi yigira mwami ki utashobora kwikora igiti cy'umusaraba? Ariko nyamara ibyo byose nta kindi Yesu bamuhoraga, byari ibyaha wakoze, byari ibyaha nakoze. Bantu b'Imana mukwiriye kubiha agaciro cyane, mukwiriye kubitekerezaho, mukabiha ibitekerezo mukabyemera. Ubwo baravuze ngo ibyanditswe byera byose bigira umumaro wo kutwigisha. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi ikintu cya mbere ngo bigira umumaro wo kutwigisha. Uyu munsi ibyanditswe byera biri kutwigisha. Iyo bimaze kwigisha umuntu bimwemeza ibyaha, bikamwemeza ibyo gushyirwa kwiwe, bikamwemeza iby'amateka, noneho ngo bikageza aho umuntu aba ari muzima ashyitse ataburaho na gato. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu yihangane imibabaro yose kugira ngo narimbuka, kugira ngo narimbuka. Noneho ngo baramushorera i Getsemani ngo bagenda uko bamusebya ngo none igiti kiranga burundu kukikorera. Ngo mu bantu bari baraho harimo abakene, harimo abakire, yemwe harimo n'abantu baburara, ariko ngo nta n'umwe ari guca bugufi kugera aho kugera aho yikorera igiti cy'umusaraba. Ngo igiti cy'umusaraba ngo cyari ikivume kukikorera aho gubaye ikivume. Rero ngo bahagaze aho bibaza umuntu uri bwikorera icyo giti uwo ari we. Ngo maze ngo haturuka umugabo witwa Simoni w'umunyakurene, ngo mva amagambo bamuvugagaho ngo bankundagaho ibitutsi byinshi, bakamuvuga amagambo mabi menshi cyane, kandi nta kindi cyabiteraga ni ukubera ibyaha wakoze. Ni ukubera ibyaha wakoze, nta kindi. Yesu yazize n'ibyaha nakoze, n'ibyaha wakoze, n'ibyaha twakoze. Maze ngo we ngo yumva ngo amugirire impuhwe, ngo niwe waje wikorera igiti cy'umusaraba. Ubundi ngo umwana w'Imana bamujyana i Nyabihanga, aho ngaho i Gologota. Ngo bagezeyo ngo bamwambura umwambaro yari yambaye, ikanzu yari yarambaye guhera mu buhinja. Uko yakuraga niko n'uwo mwambaro wakuraga. Reba nta musore w'imyaka 30 ngo bamwambura ubusa hagati y'imbaga y'abantu bangana gutyo.
abana bari bahari, abagabo bari bahari, abagore bari bahari, ngo maze bamaze kumwambura ubusa bamurambika ku giti cy'umusaraba, ngo ubundi batangira kumushimangira imisumari muri cya giti. Kuko imisumari ngo yamenaga amagufwa ye, byaramubabazaga cyane, ariko akabyihanganira kugira ngo utarimbuka, kugira ngo narimbuka. Ngo maze ngo amaze kumutera imisumari yo mu biganza, imisumari yo mu birenge, ngo namango n'ikamba ry'amuha mu mutwe we, umubiri wose bamukubise yahindutse inyama zigwa, ngo abegura cya giti cy'umusaraba, ngo abagabo b'ubuhubutsi ngo bagikubita mu kinogo cyari cyateguwe, ngo maze umwana w'Imana birushaho kumubabaza cyane. Tekereza yuko icyo waguzwe cyari ikintu cyoroheje? Ntabwo cyari ikintu cyoroheje. Mwihangane mwe gusinzira, tugiye gusoza. Kandi ingingo ikomeye cyane muri tekereza aho muha agaciro, ko agakiza ka muntu gashingiye ahangaha niho fondasiyo. Ijambo ry'Imana rirangira muri Yesaya 5:8 ngo hazabaho inzira nyabagendwa izitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntibazanyura, ariko umuntu nawe yaba ari umuswa ntazayiyoba. Inzira ijya mu ijuru nimwe, ntabwo ari nyinshi, ntabwo ari nyinshi, ni imwe kandi yitwa inzira yo kwera. Abantu banduye imitima ntibashobora kuyinyura, ariko umuntu kuba ari umuswa adasobanukiye iby'iyo nzira ntabwo byatuma yiyoba. Niyo mpamvu turaha, niyo mpamvu Imana iri kutubwira ibi ngo ituyobore muri iyi nzira. Yesu arabyihanganira. Ngo noneho ngo bamumanika hagati y'ijuru n'isi, izuba rirazima ntiryatinyuka kureba umwami waryo yambaye ubusa, ngo abamarayika ngo bipfutse mu maso banga kureba ko gushinya kuri kwerekwa umwami wako, ngo umumarayika w'umunyarwenya kurusha abandi ngo yumvaga yamanuka ngo azacungura umwami we, ngo ariko bari bahawe itegeko ryo kutabikora kugira ngo tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Umuntu yumva ngo kugira ngo tutarimbuka, kumva hari ngo byari ibintu byoroshye. Imana avuga ati kugira bate, byari inzira y'umubabaro, byari inzira yo kugeragezwa umwana w'Imana, ariko arabyihanganira kugira ngo tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Ngo muko bamumanitse ngo baramusekaga bakamucira amacandwe, ngo ariko ngo haboneka umuntu ngo umugore w'impuhwe ngo yaje kigongogongo, ngo araza ngo amwambike ikibindo, ubwo yari ameze gutyo yambaye ubusa uko yakavutse ku musaraba umwana w'Imana. Tekereza izi soni, tekereza uyu musaraba, ariko ngo yabyihanganiye kubera ibyishimo byamushyizwe imbere. Ngo maze ngo isaha igeze, ngo umwami w'abami ngo umutima uraca acurika umutwe aratanga. Ubundi bwo baramumanura bamujyana ngo mumve Yosefu yari yamwiteguriye, ngo ubwo bazaga kuvuna abandi amaguru, ngo we basanze yamaze guhera umwuka kera. Ntabwo Yesu yishwe n'inkoni, Yosefu inkoni aba yarapfiriye mu gikari kwa Pilato, yishwe n'ibyaha byawe. Nibyo byamuturikije umutima, ntabwo yaturikijwe n'inkoni nyinshi yakubiswe, ntabwo yaturikijwe n'ikindi kintu. Ibyaha byawe nibyo byamushenjaguye, nibyo byamumennye, nibyo byamwishe, yishwe n'ibyaha twakoze. Ariko ibyo byose yabikoze kugira ngo tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Ngo igihe bongeraga kumushingura mu mva ya Yosefu, ngo bagendaga batora inyama zari zaguye kubera inkoni bari bamukubise, ngo bazizingira mu bitambaro, ngo bamujyana muri iyo mva. Yemwe ngo abayuda bagira ubwoba, baraho bashyiraho n'ibishishi, ariko ntabwo byabujije Yesu kuzuka. Ku munsi wa gatatu yarazutse, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu munsi ari iburyo bw'Imana, kandi mu cyumba cy'ahera cyane aduhongerera kugira ngo tutarimbuka, kugira ngo umwizera wese akamugana abashe guhabwa ubugingo buhoraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu ahari ngo aramburire ibiganza umuntu wese uzumugana, kugira ngo amuhongerere, amukureho ibyaha byiwe, amweze, amutunganye, ubundi izina rye aryandika mu gitabo cy'ubugingo. Yesu ngamaze kuzuka yeretse abigishwa be ku munsi wa nyuma, arabwira ngo ubutumwa bwiza bukwiriye kwigishwa mu isi yose n'ubu ni ukwiharana kw'abari ku byaha. Uyu munsi ubutumwa nawe bukugeze, ngo ni mu mahanga yose, ni mu isi yose, nawe uyu munsi bukugezeho. Kandi Imana igushaka nta kindi, ni ukwihana no kubabarirwa ibyaha. Uyu munsi twabonye ko kamere yawe avukanye gutandukanije n'Imana. None ushobora kubaza uti mbese njye nakwiyunga n'Imana gute? Ni gute nabasha kubabarirwa ibyaha byanjye? Ni gute nabasha kwandikisha izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo? Nshuti y'Imana, inzira ni nubwo inzira ziri hari nyinshi, ariko inzira ni imwe, ni inzira yo kwera. Uyu munsi abantu
Satani yajya akindira nyinshi zo kuyoherezamo abantu ugasanga umuntu yiringira ngo ngiye kuboko n'abatijwe mu mubatizo w'amazi menshi ubwo ngo nabyawe bwa kabiri ubwo ngo inzira yanyu bagendetse mu cyabo cy'ikirisi ngo cy'itoro ngo no mu ijuru ririyo oya pe musenya ibyiringiro ntabwo umubatizo uzaguhisha ijuru kuko abantu uyu munsi barabatijwe ariko umuntu yinjira mu batizo umutima wawe ufite irari ry'ubusambanyi umubatizo akawuva muri ry'ubusambanyi rigihari umuntu akinjiramo afite inzangano muri we akavamo urwango rukiri rwose akawinjiramo ari umubenshi akaba umubenshi ari amazi nta kintu ahindura ku mutima w'umuntu kiriya ni ikimenyetso ariko gifite ibice bishushanya bikorerwa indani umutima w'umuntu bikamuhindura umubatizo uhindura n'umubatizo w'umwuka w'Imana iyo umuntu abatizwa n'imbaraga y'umwuka w'Imana ntihahinduka kandi batubwiye ngo naza umwuka w'Imana naza ikizamenyesha yuko yaje azatsinda imitima yayo abantu bamwe bagira ngo iyo twahabayeho kwishima cyane umuntu akishima akavuga mu ndimi umwuka w'Imana aba yaje ariko ikimenyetso mbere cy'uko yaje ni uko atsinda umutima akawemeza ibyaha iyo niyo ntambwe ya mbere igaragaza ko yaje rero inzira yo kwihana n'imwe n'iyi ngiyi ni inzira Imana yanyujijemo uriya Dawidi ajya kwihana iyo dusomye muri Zaburi ya 51 Dawidi ngo yari umuntu ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka ariko nubwo yari umeze nk'uko Imana ishaka ntabwo wari wahagaze ku rugero Imana wifuzagaho ubwo wari ukirimo kamere irarikira kamere ukora ibyo Imana idashaka ngo ugiye ngo abasirikare bari bagiye mu rugamba we ngo yarasigaye igihe agendagendaga mu nzu yiwe ngo abona umugore wa Uriya ari gukaraba amubonye irari ry'ubusambanyi rirabyuka muri we aramwifuza amaze kumwifuza asambana nawe mu rwihisho nta muntu ubizi arigendera ariko ngo ijisho ryabonye Dawidi muri etaje nawe rirakureba kandi ibyo ukora byose ushobora guhisha ibyaha by'abantu ukabihisha umugore ukabihisha umugabo ukabihisha abana ukabihisha ababyeyi ariko ntushobora guhisha Imana ibyaha byawe ntabwo Imana ishukwa n'ibisa n'ubutungane umuntu yabeshya abantu bagenzi be ariko ntabwo yabeshya Imana Dawidi ngo yabaye avuga ati cyane nakoze ntawakibonye ndaha nta muntu watumenye ibyacu biri mu ibanga maze agiye kugira ishyano umugore wari waryamenye ati nasamye inda aravuga ati ndiri buze guhishwa gute niyo imusangana umugabo nawe uhari uko biri kose yanjye biramenyekanye ngatumiza Uriya ku rugamba ngo naze aramubwira ngo ugiye mu rugo rwose ugenda unezerwa ngo usubire ku rugamba uravuga ngo sinshobora kujya kwishimisha n'umugore wanjye bagenzi banjye ari gupfira ku rugamba ngo abonye ko byanze aramusindisha ariko amusindishije iby'ubusa Uriya yanga kujya iwiwe arakomeza azenguruka aho ngaho ngo bundi buke musanga aho ngaho ngo maze abonye ko byanze nta yindi nzira yo guhisha ibicumuro byiwe amwandikirwa ruvuga ngo nagera ku rugamba bamushyira imbere ku ruhembe rw'imbere ubundi bamwice umugabo ararujyana abantu uyu munsi bakora ibyaha none yakora icyaha ko kigiye kumenyekana mu nzira yo kugihisha agakora ikindi cyaha none mu nzira yo guhisha icyaha cy'ubusambanyi yakoze ikindi cyaha none ngo agezeho Uriya baramwishe bamaze kumwisha yumva ibintu birarangiye nta muntu wari uzi ibintu yakoze ariko Imana imukunda itifuza yuko arimbuka iragenda ifata ibintu bye ibyereka umuhanuzi Natani irabimwereka baranditse ngo mu bihe bya kera mu Baheburayo ngo Imana yavuganaga n'abasogokuruza mu bahanuzi nahandi bari kuvugana ni mu bahanuzi niyo mpamvu Imana yafashe iby'ibishyira Natani irabimwereka ariko uyu munsi itubwira mu ijambo ryayo niyo ivuganira natwe maze Natani araza ati rwose mwami hari ibintu byabereye mu mudugudu wawe mu gihugu cyawe biteye agahinda harimo umuntu w'umukire wari ufite intama nyinshi ariko harimo n'umukene wari ufite intama imwe ngo niyo yishimiraga niyo yashyiraga mu gituza cyiwe ngo ariko wa muntu w'umukire yagenderewe n'abashyitsi niyanezwa no kugira ngo n'abazima agafatemo intama imwe ngo aragenda ajya muri za nama kuri wa mukire ufite intama imwe amwaka ya nama aba ari abashyitsi biwe Dawidi abyumvishe ngo biramurakaza aravuga ati ibyo bikabara mu gihugu cyanjye uwo muntu akwiriye kwicwa yahise amusubiza ngo uwo muntu ni wowe tiko wari ufite abagore benshi mu rugo rwawe kuki wagiye gufata umugore wa Uriya yari yemerewe gutunga umugore umwe wenyine niwe yishimiraga niwe yanezezwaga ariko wowe ntabwo wanyuzwe nawe wari ufite wagiye gufata umugore wa Uriya Dawidi akibyumva ngo ese yambura imyambaro y'ubwami yambara ibigunira yisiga ivu akwetura inkweto yikorera amaboko ngo azamuka umusozi aravuga ngo Uwiteka we mbabara nk'uko imbabazi zawe ziri usibanganya gukiranirwa kwanjye umuraho ibicumuro byanjye dore Uwiteka niwe wanacumuyeho
biri imbere y'amaso yawe. Iyi nzira yo kwihana niyo ngiyo. Uyu munsi nta wundi muhanuzi uzakuzaho agakubwira ibyo wakoze. Umwuka w'Imana niwe uzi ibyo wakoze. Umwuka w'Imana niwe uza akakugenderera akakwibutsa ibyaha wakoze. Ntabwo kwihana ari ugupfa kwizera gusa. Vuga ngo nize ngo nakijijwe. Oya, hagomba kubanza kubaho umurimo wo kwibutsa ibyo wakoze. Nk'uko Natani yibukije Dawidi ibyo yari yakoze, niko umwuka w'Imana agomba kuza anyuze mu ijambo ry'Imana akakwibutsa ibyaha wakoze. Ubundi akabikwemeza nk'uko Natani yabyemeje Dawidi. Maze nawe wamara kubyemezwa ntuhishire ibicumuro byawe, kuko haranditse mu migani ngo utwikira ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza, ariko ubyihana akabireka azayobarirwa. Dawidi ntabwo yarishe ibicumuro bye, Yesu akuramo imyambaro y'ubwami. Ahari nawe uyu munsi wambaye imyambaro y'ubwami, uzi kuri umukristo usenga, uzi kuririmba muri korali, iyo ni imyambaro y'ubwami. Ariko uyu munsi umwuka w'Imana agaragaje ibyawe, iyo muri iyo myambaro y'ubwami y'icyubahiro uyishyire hasi inshuti yanjye, winjire muri inzira yo kwihana, muri inzira yo kubabarirwa ibyaha. Ngo yambaye imyambaro y'ubwami, ubundi ngo yisige ivu, yambara ibigunira. Nawe igihe Imana imaze kukwibutsa ibyaha byawe, ntabwo ukwiriye kubitwikira, ukwiriye kubyemera. Igihe umwuka w'Imana yabitunze urutoki ukabyemera, ukirengagiza ko umutima wawe gushaka kukubwira ngo uri umukristo, ukirengagiza ko gushaka kukubwira ngo uri umuntu uzi gusenga, oya ukemerera ibi byawe, aho wabeshye, aho wakoze uko bidakwiriye, aho wahamagaje abandi ibitutsi n'uburakari, ibyo byose ni imirimo ya kamere, ukabyemera mu mutima wawe. Ubundi nk'uko Dawidi yasanze Imana asenga, nawe ugapfukama imbere y'Imana ugira ngo Uwiteka we niwe ho nacumuyeho, ibyo wanyibukije ndabyemera. Ahari sinzi Imana yahereye ikwibutsa cyangwa icyo nicyo nuko Imana yabikwibukije, uhere kuri ibyo ngibyo bisabira imbabazi. Ubundi numara kwinginga Imana isaba imbabazi ku byo yakwibukije n'ibyo wibuka, uyisabe kwibutsa n'ibyo wibagiwe. Ubwo aho ngaho uri imbere y'Imana, hahandi bavuze ngo mwituza no byiringiro niho muzaherwa imbaraga, niho muzakirizwa. Aho ngaho niho umuntu wese muri twe akwiriye kujya, ukagenda ugafata igihe gituje cyo gusanga Imana ku giti cyawe, ukayipfukama imbere ukabwira ngo Uwiteka we niweho nacumuyeho, nasobanukiwe yuko ndi umunyabyaha, ko navutse nandukanijwe nawe, nabibonye kandi umwuka wawe yanyibukije ibyo nagukiraniwe. None Uwiteka ndaje, nyibutsa n'ibyasigaye ubimbabaye. Kubera imiterere yacu hari igihe umuntu yumva ijambo nk'ira kumva nta kibazo, ariko ndakubwira ngo ntiwumve nta kibazo, ahubwo niwe ufite ikibazo kuruta abandi bose. Byagatumye utarasinzira ugagenda ukinginga Yesu we numvishe ijambo ryawe, ariko mfite ubwoba ko nta kibazo ndi kumva muri njye. Kuko baririmbye umuririmbyi arengera avuga ngo umwuka wera ni ukora imirimo ikomeye cyane niwe bemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva. Iyo uzi ijambo ry'Imana ntutsinzwe, iyo ugira ubwoba cyane, kuko umwuka w'Imana hari ibyo wasanga yarigendeye. Icyakora genda umwinginga umusaba utigaruka, kandi naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Nawe nta handi yifuza kubageza ni ku gukiranuka kw'Imana. Inzira yo kwihana ni iyi ngiyi. Umuntu wese wo muri twe akwiriye gufata igihe gituje cyo mwituza no mu byiringiro, agasanga Imana, akaza ati Imana niweho nacumuyeho nje imbere yawe, ndifuza kubabarirwa ibyaha byanjye, ndifuza guhinduka, ndifuza yuko izina ryanjye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. None Mana nyibutsa ibyaha nakoze ubimbabarire. Uyu munsi imyambaro yose y'ubwami nyishyize hasi, iby'uko ndi umuririmbyi ndambitse hasi, iby'uko hari imirimo y'idini nkora ndambitse hasi. Icyo nje ni ukugira ngo ubishurire ibyo nakoze, kuko ijambo ranga ngo n'ibyo twakeranse byose n'urushwambagara rw'uzibizinga n'ibintu myiza yose wakoze, kuko wayikoreye mu ntarige muri kamere yo kwanga Imana. Wabibwira ko gukunda Imana ahubwo uri kugerageza kwishimisha, byose byandujwe n'iyo kamere. Maze ukinginga Imana uti Imana noneho nyibutsa ibyo nakoze ubimbabarire. Igihe uri kwinginga Imana ikubutsa ibyo yakoze bikubabarire, ukwiriye guhera ku byo wakoze ukabisabira imbabazi. Kuko hari ibyaha umuntu akora ntabyibagirwe. Ntabwo umuntu yari umusambanyi wibagirwe ko ari umusambanyi, ntabwo umuntu yaba ari umujura wibagirwe yuko yibye, ahashaka ko ari ku mugaragaro cyangwa se atari ku mugaragaro. Ibyo byose umuntu atibagirwa
nibyo uheraho ubisabira imbabazi, ukaza uti Imana ibi bimbabarire, n'ibimbabarire, maze wamara kwisaba uti Imana mbabarire ibi nibuka, ukayiga ati nyibutsa n'ibyo nibagiwe. Umwuka w'Imana nk'uko yaje muri Natani akibutsa Dawidi igicumuro yari yibagiwe, yarengejeho yumva nta kibazo, niko umwuka w'Imana ari bukwibutsa ibyaha byawe. Nk'uko Imana yagendereye umugabo witwa bakavuga ngo Uwiteka we wari mu ibyaha byo mu busore bwanjye, Uwiteka ari mu ibyaha byo mu busore bwawe, ibyo mu bukumi bwawe, ukiri umwana mutoya aguhishurira uko wagenje wibona, ibyo wagendeye udatunganiye Imana, aho wavuze nabi, aho wagenje nabi, uburakari ugira, urwango ugira, gutsibuka, imitekerereze yanduye, inzangano, kunegurana, ibyo byose umwuka w'Imana ari kuzamurira. Nawe uko Imana igwishura nta kindi ukora, urabyemera ukabisabira imbabazi, kuko ijambo riri muri Yeremiya 3:6 turavuga ngo icyo Uwiteka ashaka ni kimwe, ni uko wemera ibyaha byawe, nta kindi Imana igushakaho, ni uko wemera ibi wakoze ukabyaturira imbere y'Imana, ubundi ukinginga Imana kugira ngo ibikubabarire. Uko nguko uri kugenda wibuka umwuka kwibutsa ibyo wakoze ukabisabira imbabazi, Imana muri wawe yongera kugarama igitekerezo cy'ikaruvari, ugatekereza uburyo wize bya Yesu nk'uko twabyize ahangaha, uburyo byaha wakoze bitari ibintu birangiriye, ahubwo byabaje umwana w'Imana, byamushenjaguye, byamubabaje. Ubwo niko umuntu ahishurirwa nama y'Imana bigize mu ijambo ry'Imana, n'umwanya Imana imaze kumuhishura, uko ubona ibyaha wakoze ubona ko byamubabaje, usanga atari ibyaha by'abandi, ntabwo n'abandi ari wowe gusa, ukumva babajwe n'uko wahemukiye Imana. Ibyo birema agahinda kuko mu buryo bw'Imana mu mutima wawe wumva babajwe n'uko wahemukiye Imana, wumva babajwe n'uko ibyaha byabambishije Kristo Yesu, wumva babajwe n'ububi bwawe. Ariko hari ijambo ryo kwizerwa rivuga ngo nitwatura ibyaha byacu tuzakizwa. Niyo yo kwizerwa, ikiranukira kutubabarira no kutweza gukirana kwacu kose. Imana ihabwe icyubahiro. Igihe umuntu asabye imbabazi z'ibyaha byiwe nta buryarya, afite umutima wizera, nta kindi yongera gukora ubwo atekereza ku byabaye kuri Yesu, yinginga Imana ngo imwogeshe amaraso ya Kristo Yesu, maze akizera ijambo ry'Imana. Igihe umaze kwatura ibyaha byawe byose ukinginga Imana ikwibutse niba ntabisigaye, Imana ikakwibutsa. Igihe wumva ko nta bindi byaha bikiri kuza, nawe nta kindi ukwiriye gukora, ukwiriye kwizera yuko Imana ikubabariye. Imana ihabwe icyubahiro, kuko Imana ntabwo ikubarira kuko uri mwiza, ntabwo ikubarira kuko wasenze neza, ikubarira kuko yabisezerano, yisohoza isezerano, isohoza icyo yavuze, kuko yavuze ngo nimwatura ibyaha byanyu muzakizwa. Niyo kwizerwa, ikiraro cya kutubabarira no kutweza imirimo yacu yose. Rero igihe umaze kwatura ibyaha byawe n'imirimo yawe mibi, ugomba kwizera yuko Imana ikubabariye, kandi ikimenyetso cy'uko ubabariwe ni uko wakira amahoro y'umutima, wumva wa mutwaro wari ukuremereye, bya bishinja wumva bivuyeho, wumva unejejwe n'uko uri umwana w'Imana. Umunezero utigeze ugera mu buzima bwawe, Imana irawugusogongeza. Imana nimenye kugenza umuntu wayo, haba yaha ibihamya, hari uko yakugenza, ibyo nta n'impamvu yo kubikubwira, ahubwo yakubwira ngo usanga Imana ku giti cyawe. Ibyo bindi arabiguhishura ubwayo ku giti cyayo, wowe uyisanga uyinginga ikwibutsa ibibi wakoze kandi ubisabire imbabazi. Ukuri kuyisaba uyinginga cyane uhereye ku byo wibuka nawe wakoze, ubisabire imbabazi. Imana yacu niyo kwizerwa, kandi irambuye ibiganza umuntu wese muri twebwe, irifuza kudukiza kandi irifuza kuduhindura. Reka umuntu wese ayisange ayiririra kandi ayitakira. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hari kuko mbona bwije abandi bari no gusinzira, reka wenda tugereza ngaho icyigisho, ariko nubwo utasengera aha wumve ngo nahugiye, nuryama menye ko ufite urubazo rw'amaraso umwana ku mutwe wawe. Ibyo byakugendana, hari uwo byicishije, kandi nutabyihana nawe bizakurimbuza, bitume muri wowe ubura amahoro, utangira gushaka Imana. Ubwo mu gitabo cyanditse ngo iyo aba ryumva ashatse Imana, ntaba ariyo niyuzuza nayo. Twahawe umunsi umwe gusa. Njye navuga ngo ugenda ijoro winginga Imana, nukundira umubiri wawe kujyana mu bitotsi, uyisabe kugeza aho ugize ibyiringiro yuko izina ryawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kugeza aho usobanukira yuko ibyaha byawe byose biguhanaguweho, ukagira ihirwe nk'iryo Dawidi yagize akavuga ngo hahirwa umuntu wabarira ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we mu buriganya. Ayo niyo mahirwe ubundi wagasinziranye, naho ubundi gusinza uzi ko uri
umunyabyaha. Ibyaha byawe byabashe umwana w'Imana byamwicishije, nawe ukaba wikorera urubanza rw'intumbi y'umwana w'Imana kubera ko wamwishe. Numva ko utasinzira ahantu heza, hano urahapfiriye waba urimbutse. Rero bantu b'Imana nimubihe agaciro, kandi igihe umwuka w'Imana akabiduhereza mu mitima yacu kugira ngo tubuze amahoro, bituma umuntu wese ayisanga ayinginga. Ntabwo ari ngombwa ngo usenge uvuga umuntu wese akumve, n'ibanga ryawe n'Imana. Genda ubibwire ibyo utabwira abantu bagenzi bawe, kuko baranditse muri Zaburi 62:9 ngo mw'abantu mwe mujye muyiringira ibiri mu mitima yose mubisuka imbere ye. Imana niyo buhungiro bwacu. Genda usuka ibiri mu mutima wawe imbere y'Imana. Iyo utatinyuka kubwira abantu ko batabifata ku munwa, genda ubibwire Imana n'ubundi irabizi. Genda ubivugire imbere yayo, yiteguye kukubabarira ikakweza, maze nawe ukaba ufite ibyiringiro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo niyo nzira yo kwemera no kwizera Yesu, maze ukabasha kuba umwana w'Imana utabeshejwe n'imirimo, ahubwo ubeshejwe n'amaraso ya Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dupfukame dusenge isengesho risoza, ariko wumve ko inama uhawe ariyo kandi ugomba kuyikurikiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro.